Dore inzozi zitegura umugisha ugiye kuza mu buzima bwawe. Mu gihe urose inzozi ujye ushima Imana ibikugaragarije ko ikikwibuka kandi ikwitayeho. So reka dukomeze inzozi za mbere, ariko wayitarana wankurikirana kugira ngo usone inzozi nzanye nabageza munsi kundi ujye uba mu mbere agomba kusobanukirwa. Kurota urimo kwiga, uri mu ishuri cyangwa se uri ahantu runaka ubona hari abanyeshuri. Inzozi nuzirota ujye umenya ko ari ikintu cyiza, ndetse ari ikintu cyiza ndetse cyane. Ikintu ni cyiza gute? Ushobora kwibaza impamvu mvuze ko ari cyiza bikagucanga kandi nanone ubusobanuro bwacyo butandukanye. Urugero, inzozi kurota uri mu ishuri bivuze ikigeragezo, ariko kikaba ikigeragezo giteganyijwe n'Imana. Imana igushyize imbere yuko ugera ku byiza. Imana ibiteganya kugukorera icyiza, ariko ikavuga uti mbere ko mukorera icyiza, mbere yuko muha amafaranga, n'urugero mbere yuko muha amafaranga reka mbanze mwigishe kuyabura, then ku buryo nanayabona zibuka ba bandi batayafite. So muri make y'ishuri ni ikigeragezo Imana igushyira mbere yuko iguha umugisha. Muri makeya icyo ni ikibazo giteganya umugisha, ni ikibazo ucamo kiba giteguza umugisha ugiye kuza mu buzima bwawe. So iyo utsinze mu ishuri ukarota uri gukora ikizamini ugatsinda, bivuze ko ubutsinzi bigeragezo ugiye kwakira umugisha w'Imana. Inzozi za kabiri, kurota uri kurira umusozi. Izi nzozi nuzirota ujye umenya ko ari ikintu cyiza. Nanone ushobora no kurira umusozi, yego of course mu nzozi wazamuka warenga uwo musozi ukahita ubona inzu nziza, ibintu byiza, ibintu byose bibaye byiza. Bivuze iki? Bivuze yuko izo nzozi zisobanuye umugisha. Uterera mu bibazo, cyangwa se ni kimwe n'umuntu utera imbere wese aravunika kugira agere mu iterambere. So bivuze ngo bizagusaba kwiga cyane, cyangwa se bizagusaba nanone gukora cyane, ndetse kugira ngo ubone umugisha. Gukora cyane gute rero? Ni ukubaha Imana, ukayumvira ibyifuzo byose, ukabikurikiza. So muri makeya rero nurota uri musozi ujye umenya ko ari ikintu cyiza, kuko aba ari ibigeragezo nanone nabyo ugiye gucamo bitegura umugisha ugiye kuza. Kuko nkuko nabivuze, ntabwo Imana yaguha ikintu cyiza utaranyura mu kibi. Uzasanga abantu benshi bakize nabo baranyuze mu bibazo, ndetse uzasanga n'abantu bakijijwe ari abakire barakennye, ubundi bagakira nyuma, ariko barabanje gukena. So bivuze iki? Imana kugeza mu bibazo kugira ngo igutegurire ibyiza. Dore inzozi ebyiri zigaragaza kuburirwa guturutse ku Mana. Imana irakuburiye. Niba urose inzozi umenye ko Imana ikuburiye ikintu kigiye kubaho mu buzima bwawe. Mbere ko tangira ko n'inzozi za mbere, nge mwumva ni Mr Alex, ubayita nkurikirana wabucikanwa n'usobanuro bw'inzozi ngenda mbageza mu munsi kundi. Utangiye n'inzozi za mbere. Inzozi za mbere, kurota uri ku igare ujye umenya ko iki kintu kitari cyiza habe na gato. Ujye umenya ko iki kintu gisobanuye urupfu ruje ku buzima bwawe, ariko nanone ari rwa rupfu ruturutse ku badayimoni, ndetse ububasha no gusenga nanone ukarukuzaho. So rero nurota igare ujye umenya ko ari urupfu ruje mu buzima bwawe. Imana ibikuburiye kugira ngo usenge, ubundi ukuzeho urwo rupfu. Imana ikwereka inzozi ubasha gusengera, ntabwo yakwereka inzozi utabasha gusengera. Mu gihe urose igare umenye ko ari urupfu kandi ukabisobanukiwe kuri uyu munota, ujye uhita ubisengera, bizajya bihita bivaho kuko Imana bikwereka yizeye neza 100% ko nubisengera birahita bivaho. Dukomeze inzozi za kabiri. Inzozi za kabiri, kurota ukura ibijumba. Iki nacyo si ikintu cyiza habe na gato, kuko bivuze intege nke zo gusenga. Urugero reka tukusubire ku nzozi za mbere. Urose uri ku igare ugize intege nke zo kubyuka ugasenga ku kanya uzirose, cyangwa se undi munsi ubyutse, cyangwa se ikindi gihe ugize intege nke zo gusenga. Gukura ibijumba bisobanuye intege nke zo gusenga. Gukura ibijumba, kubirya, kubiteka, umenye ko ari intege nke zo gusenga. Niba warigeze kubirota igihe gishize, nawe ndahamye na kwijana wisuzumye uburyo wari umeze, ndetse no kugeza kuri uyu munota uburyo wasengaga n'uburyo usenga uyu munsi birahamanye ndetse cyane. So nurota inzozi ukura ibijumba cyangwa ukora ikindi kintu kirimo ibijumba, ujye umenya ko ari intege nke zigiye kwataka zo gusenga. Ugiye gusubira hasi mu buryo bwo gusenga. Muri makeya kwegerana kwawe n'Imana bigiye gusubira hasi, birutwe nuko mbere wari umeze. Muri makeya ugomba gusenga usaba imbaraga zo gusenga mu gihe urose uri gukura ibijumba, uko bivuze kubura intege zo gusenga cyangwa se gucika intege zo gusenga. Izi ni inzozi ebyiri ngiye kubasobanura. Izi nzozi nuzirota ujye ushima Imana kubikuhishuriye izi nzozi, kubera ko Imana ikora mu buryo butandukanye hishurira abantu inzozi. Inzozi nuzirota ujye ushima Imana bitewe nuko ibiguhishuriye ishaka kumenyesha ikigiye kukuba kugira ngo ugisenge kitaraba. Reka tutanye inzozi za mbere. Nyamwumva ni Mr Alex, ubayita nkurikirana wacikanwa n'ubusobanuro bwiza tugenda tubagezaho umunsi kundi. Inzozi za mbere, kurota imbwa. Attention, ubihe agaciro. Inzozi za kabiri uzaha agaciro, ndetse witondere kugenda utarumva inzozi za kabiri. Kurota imbwa ujye umenya yuko nurota imbwa ari umwuka w'ubusambanyi uri kugendaho. Nurota imbwa ujye umenya yuko uzatanye kugira amarari utagiraga. Niba rusanzwe unasambana mu buzima busanzwe kuva nta kibazo, ariko ukarota imbwa noneho imbere utaragira utaga, ariko ukayirota, ujye umenya yuko Imana ikuburi kubwira ati ntihongera gusambana uzakuramo ikintu kibi. Rero ko ushobora kwirinda nk'uko usanzwe wirinda, ariko
Imana ikuburiye ikubwira yuko wakwirinda utakwirinda uzakoramo ikintu kibi kandi kizakubabaza ubuzima bwawe bwose. Kurota imbwa ari ubusambanyi buba bukototaho bukugendaho, utangiye kugira amarari, utangiye kumva ushaka abakobwa cyangwa ushaka abahungu, muri make irari riragufata mu mubiri wawe, ukumva umubiri watangiye gukontorora, ushaka kuyobora, muri make umubiri nyine uhita ukuyobora. Katakomeza inzozi za kabiri. Inzozi za kabiri, kurota ipusi. Kurota ipusi iki kintu mukiteho kandi mukiteho cyane. Kurota ipusi hari abantu bibwira ko ari ibintu biraho bisanzwe kuba bazifite mu rugo cyangwa handi hantu, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bibwira. Gusa ipusi nuyirota mu nzozi, ujye umenya yuko ari imyuka mibi igiye kugendaho, umwuka w'urupfu, umwuka w'ubukene. Nurota ipusi ujye umenya ko atari ikintu kiza habe na gato, ujye umenya ko ari imyuka mibi igiye kugutera, kandi igutera uryamye, iragutera ugenda mu nzira, iragutera aho waba uri hose. Imyuka mibi iri bugutera. Ugomba kwita usenga uvuga gutya guti, Mana ndagusabye undinde imyuka mibi Satani kunyohereza we n'abamukorera, kuko imyuka mibi ikoreshwa n'abakozi ba Satani. Mugire umunsi mwiza, mugire umugoroba mwiza, kandi mugire n'ijoro ryiza. Nge mwumvaga ni Mr. Alex. See you around. Kundi usobanuro nzabasobanura undi munsi ukurikiyeho.